muri iki cyumweru tuzashaka Imana tukwiye kumenya ni ibiki twizeye mu Mana, n'ubuhe butumwa twakiriye. Nimba ari ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, haleluya, ubwami bw'Imana muri twe ntabwo ari ubw'amagambo, ahubwo n'ubw'imbaraga. Tukwiye kwitega imirimo y'ubwami bw'Imana muri twe. Tukwiye kwitega kubona abarwayi bakira. Tukwiye kwitega kubona abadayimoni bava mu bantu. Tukwiye kwitega kubona amateka y'abantu ahinduka. Tukwiye kubona abari mu buraya babohoka. Tukwiye kubona abasinzi babohoka. Tukwiye kubona imbaraga z'abapfumu n'abarozi zikubitwa hasi. Tukwiye kubona ubwami bw'Imana busenda bwirukana ubwami bwa Satani. Tukwiye kubona imbaraga z'Imana zigaragaza muri twebwe, kuko ubwami bw'Imana ni démonstration d'esprit et de puissance. Ntabwo ari amagambo, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari idini. Haleluya! Ubwami bw'Imana muri twe ni démonstration d'esprit et de puissance, kugira ngo kwizera kw'abana b'Imana niguhagarare mu by'ubwenge bw'abantu, ariko guhagarare mu mbaraga z'Imana. Nimba amasengesho tuzinjiramo uhereye kuwa mbere itariki 3, ntabwo tuzaba abantu amagambo gusa, ahubwo tuzavuga ubutumwa bwiza bwa nyabwo, kandi ingaruka yabwo bazakira umwuka wa nyawe, bazakira Yesu ukuri, bakira umwuka w'ukuri, hanyuma umwuka wera agaragaze ubwami bw'Imana n'imbaraga zabwo mu bantu. Rero turacyavuga ku byerekeye amasengesho twimirije kujyamo mu cyumweru gitaha, kugira ngo twitegure tumenye icyo twiteze ku Mana. Kandi kugira ngo umenye icyo witeze ku Mana, ukwiye kumenya niyo Mana icyo yavuze. Bibiliya ivuga ngo ukwizera kuva ku kumva, ukumva ijambo rya Kristo. Vuga ngo kwizera niko kuduhesha kwakira iby'Imana yasezeranye. Nta kwizera rero urumva ko ntabwo wakwakira ibyo utizera. Ukwiye kwizera kugira ngo wakire ku Mana ibyo uyikeneyeho. Kandi rero ntabwo nagupfa kwizera gusa, ukwiye kumenya urizera iki, urizera nde, urizera iki. Iyi minsi turimo ni minsi by'ukuri aho umuntu adafite Imana bizamugora. Umuntu adafite Imana nzima bizamugora, kubera ko isi iri mu bihe bikomeye kandi izarushiza kwinjira mu bihe bikomeye, kandi bikaba ari ibihe bizagera ku muntu wese, abahambaye n'aboroheje, abantu b'ingeri zose. Upfa kuba utuye muri iyi si gusa. Na niyo mpamvu tukiye kumenya uwo twizeye, tukamenya n'icyo twizeye. Imana ishimwe. Haleluya. Rero kwizera tukuvana he? Kwizera tukuvana mu ijambo ry'Imana. Kadusomere vuba vuba Abaroma ibice 10:17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Amen. Rero nta handi rero uri buvana ibyo wizera. Ukwiye kubivana mu ijambo ry'Imana. Bivuga ngo rero ni byiza kumenya ijambo ry'Imana. Ikibazo rero gihari ni iki rero? Kubera yuko abantu benshi batagira umwete wo gushaka kumenya ijambo ry'Imana, bizera ibyo bibaza ngo ni ijambo ry'Imana kandi atari byo. Na niyo mpamvu umutwe w'ijambo ry'Imana uyu munsi uravuga ngo wakiriye ubuhe butumwa. Wowe nimba witwa ko ukijijwe, nubuhe butumwa wakiriye? Iryo jambo ry'Imana ry'uyu munsi. Wowe witwa ko wakijijwe, nubuhe butumwa wakiriye?
kuko gukizwa tubibwirizwa n'ubutumwa. None ubwo butumwa wakiriye ni ubuhe? Nimba uri hano ukaba utarakizwa naho, wenda ufite idini ryawe cyangwa nta dini ufite, wizera iki? Muri iyi si urimo wizera iki? Wiringiye iki? Kuba kijijwe ikibazo ni iki? Ni ubuhe butumwa wakiriye? Ni ubuhe butumwa wakiriye? Abakorinto wa mbere igice 15 ku murongo wa mbere. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije, ubwo mwakiriye mukabukomereramo kandi mugakizwa nabwo, niba mubukomeza nk'uko nabo babwirije, kiretse mwaba mwizereye ubusa. Amen. Amen. Mugakizwa nabwo. Nivuga ngo ubutumwa Paulo yavuze ngo ababwizeye, amen, hanyuma bagashishikarira muri bwo, amen, kandi aribwo bubahesha gukizwa kiretse nimba bizereye ubusa. None ubwo butumwa Paulo yavuze agahamiriza yuko kubwizeye bumuhesha gakiza, ese nibwo wakiriye? Urabaza uti ese hari ubundi se buhari? Iyi mbabwira bifite ingaruka, kuko turashaka muri kiya cyumweru tuzinjiramo Imana izasohoza ibyo yavuze ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Urashobora kwakira ubundi butumwa kandi bukitwa ngo nubwa Yesu. Reka tusome mu Bakorinto ba kabiri 11:4. Urashobora kubwirizwa ubundi butumwa, amen, hanyuma bikakugiraho izi ngaruka tugira tuvuge hano. Icyama mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinye yuko nk'uko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kurikira rero umve. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye. Kumbe barashobora kukubwira Yesu wundi atari wa wundi. Nibaza kubwira ngo akira Satani. Nutegereza ibyo ntajyo uzabona. Usibye ko mu bihugu bimwe za Amerika z'Uburayi ariho culte ya Satan, ndetse n'isengero bakandika ko ari temple ya Satan. Byo ntago babisha, bandika ko ari temple ya Satan. Ariko rero c'est rare, nagwa ari ibintu byoroshye ngo umuntu azaza kubwire ngo nje kubwiriza Satani. Sibyo? Baza kubwira Yesu. Ariko wumve, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere. Urashobora kwakira undi mwuka atari umwuka wera. Cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze, ariko giye ko mutanyihanganira. Amen. Ni ibintu bitatu. Kurigira, niwakira ubundi butumwa, amen, buzaguhesha undi Yesu. Niwakira Yesu wundi atari wa wundi, buzaguhesha undi mwuka. Ntabwo uracanganyikirwa mu by'umwuka, ntabwo wacanganyikiwe. Byose bituruze guki? Ku butumwa butari bwo. Bazakubwiriza ubutumwa bwitwa ngo n'ubutumwa bwa Yesu, kubera yuko wowe udafite ubushishozi, udashaka kumenya Bibiliya kivuga, uzabwakira ngo n'abakozi b'Imana. Nuwakira ubutumwa butari bwo, buzaguhesha Yesu wundi. Uwo Yesu wundi rero, amen, muri ubwo butumwa butari bwo
bizaguhesha undi mwuka utari umwuka w'Imana. None nimumva yuko tukwiye kwitonda. Niba ndumva ko tukwiye kwitonda. Mwabyumvise? Abakorinto ba mbere 15 twasomye iki? Ngo ubutumwa Paulo yavuze ababwizeye bakabukomezamo bagashishikara muri bwo bakihangana bwabahesheje agakiza. Amen. None ubutumwa nyabwo nubuhe? Kubera yuko amasengesho tuzasenga na amasengesho twitezemo kubona imikorere y'Imana nzima ihamya iby'ubutumwa twakiriye. Ndio ndagenda step by step intambwe ku yindi. Murangurikira. Turavuga iki? Twavuze ngo nubwo butumwa wakiriye. Kuko Paulo amaze kubuhamiriza hari ubutumwa buryo bwinshi bugahesha abantu Yesu benshi n'imyuka nyinshi. None wowe uri hano, nubwo butumwa wumvise, nubwo butumwa wakiriye. Nimba witwa kukijijwe, nubwo butumwa wakiriye, nubwo butumwa wizeye, niwe Yesu wakiriye, bakwatuje, nimba waratuye, nuwe mwuka wakiriye. Ibyo ni ibibazo by'ingenzi kwe kwibaza. Haleluya. Ntabwo ari ibintu byoroshye kwiye kubyibaza, kuko nibyo bishingiyeho ubuzima bwawe nyuma y'urupfu. Icyo uzaba nyuma y'urupfu bishingiye ku butumwa wakiriye. Ni wakira ubutumwa butari bwo, nupfa hari ikibazo gikomeye. Rero turaza kumenya gute ubutumwa Paulo yavuze. Paulo se ubutumwa yavuze yabuvanye he? Arabivuga hariya muri Korinto nyine, avuga ubutumwa yavuze aho yabuvanye. Aho Korinto wa mbere 15 twasomye umurongo wa mbere n'uwa kabiri turi ku murongo wa 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, etc. Soma. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko byari byaranditswe. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nkuko byari byaranditswe nanone. Amen. Avuga ko ubutumwa yabwirije Paulo ntabwo yabwihimbiye, ndetse ntiyabuhawe n'abafarisayo abo yabarizwagamo kera. Ntabwo yabuhawe n'umwarimu we ukomeye, professeur ukomeye yitwa Gamaliel. Oya. Avuga ko yabuhawe nande. Abagalatiya igice cya mbere avuga ko yabuhishuwe na Yesu Kristo ubwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amashimeje ku mwami Yesu. Abagalatiya igice cya mbere Paulo arahamya ku murongo wa 11. Amen. Na 12. Bene data, ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuriye. Amen. Amen. Ubutumwa Paulo yavuze yubanye ni Yesu Kristo, ni Yesu Kristo wabumwishuriye. Amen. Na niyo mpamvu ababwumvise Paulo abuvuga bakiri ubutumwa nyabwo bubahesha Yesu ukuri, bunabahesha umwuka wera, umwuka w'ukuri. Hallelujah. Amen. None ubwo butumwa bwitwa gute? Ubutumwa Paulo yavuze bwitwa gute? Urambwira uti bwitwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yes, nibyo. Ariko se umutima wabwo nuwuhe? Umutima w'ubutumwa bwa Yesu Kristo nuwuhe? The heart of the gospel of Jesus Christ. Le cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Umutima w'ubutumwa bwa Yesu nuwuhe? Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umutima wabwo nuwuhe? Iyo bavuze umutima bavuga
icyo bushingiyeho. Umutima, the center. Amen. Haleluya. Nuhe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umutima wabwo, amen, ni ubutumwa bwiza buhishura ubwami bw'Imana, the kingdom of God. Ni umutima ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amagambo ya mbere yamuvuye mu kanwa atangiye kuvuga ubutumwa Yesu Kristo ku nyanja y'i Galilaya. Amen. Amagambo ya mbere reka tuyumve kuko niyo ayishura umutima w'ubutumwa bwe. Mariko 1:14-15 turaza kumva amagambo ya mbere na mbere Yesu yavuze. Yohana amaze kuva mu nzira, Herode amaze kumufata, muziko yaje kumwica bamuca umutwe. Amen. None Yesu rero arayishurwa rero aratangira ministry ye. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu et il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Amen. Amagambo ya mbere yatangiye kuvuga yaravuze ngo ni mwihane ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwami bw'Imana nibwo Yesu yaje kwamamaza. Ubwami bw'Imana mu isano rya kera ryose muvuge muti ryose, kuva mu itangiriro kugera muri mutashanyuma cya Malaki. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu isano rya kera ryose nta na hamwe hari ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Muri Zaburi nyinshi umukara aravuga ko Imana niwe mwami wa byose, ariko nta butumwa buvugwa nk'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ubu nibwo bwa mbere iyo expression ubwami bw'Imana isohoka. Mu isano rya kera ryose n'amagambo menshi yose avuga mu buryo butandukanye Yesu uzaza, Mesiya azaza, ariko nta butumwa buvugwa ngo buramamaze ubwami bw'Imana. Mu isano rya kera Imana ya Isirayeli igaragara nk'umwami, sibyo? Ubwami bwayo ntibuzigera bugira iherezo n'ibindi, ariko ubutumwa bwiza, ubutumwa buvuga ngo ubwami bw'Imana, amen, ubwami bw'Imana buri hafi. Iryo jambo ryatangijwe na Yesu Kristo. Amen. Agenda hose yamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ibi bifite ingaruka mu kwizera kwawe. Wibuke ngo kwizera kuva kukumva, ukumva ijambo rya Kristo. Tega amatwi rero kugira ngo Imana ireme kwizera nyako umutima wawe. Imana ishimwe. Yesu yagiye yamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Uko agenda yamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ntabwo byagarukiye gusa mu magambo, byaherekejwe n'imbaraga z'ubwo bwami. Abarwayi bagakira, abadayimoni bagahunga, ababembe bagakira bagahumanuka, abapfuye bakazuka, ibirema bikagenda, impumyi zigahumuka, abapfuye amatwi bakumva. Iyo ni imirimo igaragaza ubwami bw'Imana, ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo atari amagambo, atari teori, atari idini, ahubwo ni demonstration, ahubwo no guhishura imbaraga z'ubwami bw'Imana. Aho idini ribwirizwa
nta demonstration ibaho, haba hatuje kandi umuntu akumva ko bimunogeye amatwi kumva ubutumwa bw'idini. Ariko ntabwo idini rigira ikindi bwerekana, oya. Umuntu ashobora kubinyoza mu kuvuga agakonvenka abantu igidini rye, abantu bakabyumva. Ni nko kumva umufilozofe nk'ubu watereka Socrate hano, nuko we yarafite umwihariko, ntabwo yazangwa yigishe, ahubwo yashaka ngo ukuri akuvane muri wowe. Niyo methodologie ya Socrate, nibyo bita la maïeutique, faire accoucher la vérité. Ndavuga ngo Socrate aravuga ngo kuri muri wowe, genda gufasha kuguserura. Tufate uni mu filozofe nka Aristote cyangwa abandi, ukamushira hano ngo yigishe, azakwigisha agukonvenke filosofie uyemere cyangwa uyakane simbizi, ariko nta demonstration yindi hari. Ni ibintu bikoreka mu rwego rwa intellect b'ubwenge. Mwabyumvise? Ni dini niko rimeze, bazakubwira ABC. Imana yavuga ngo ntukibe, ntugasambane, ntukice, ntukabeje, ntukagire gutya, ntukagirije no gutya, nawe ukumva ko ari ibyo. Haleluya. Bikorekera mu bwenge, hanyuma umutima wawe ukabyemera cyangwa ukabyanga. Ariko Yesu aje rero mu yindi nzira itandukanye niyo. Aje avuga ijambo ry'ubwami bw'Imana ngo buri hafi, ahandi naho ngo buri muri mwe. Ako kanya ubwo bwami bugahita buserura ibyabwo. Abarwayi baraho bagakira, abadayimoni bagataka bagahunga, abapfuye amatwi bakumva, impumyi zigahumuka, ibirema bikagenda, abapfuye bakazuka. Ni gute ushobora kuba indifferent, kudakorwaho n'ijambo ry'ubwami bw'Imana na demonstration y'ubwo bwami? Uko niko rero imbaga y'abantu yahise ikurikira Yesu Kristo. Amashimenje ku mwami. Hanyuma Yesu rero kuko yari afite igihe kibaze akwiye gukora umurimo akawurangiza, yahise rero afata abigishwa be, amaranye nabo igihe abigisha iby'ubwami bw'Imana, hanyuma arabatraininga. Arabwira ati rero mugende mu migi n'iyi mwamamaze ubwami bw'Imana, mbahaye ubutware, mbahaye ubushobozi, haleluya, bwo kudemonstra ubwami muri buvuge. Haleluya. Nibyo dusoma rero, Imana ishimwe, muri Luka 9:1-6. Ibi bintu ni by'ingenzi. Ahamagara abigishwa be 12 arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara. Guteka abadayimoni bose. Mumva byoroshera? Nabwo ari kwigisha ko ubwami bw'Imana buri hafi, ngo abantu bihane gusa, ngo banategeke abadayimoni bose kuva mu bantu no gukiza indwara. Idini nuko ryaba ari ryiza gute, amen, ryo rigarukira ku magambo, ariko ntabwo rirenga amagambo. Abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi, ati ntimujyane ikintu cy'urugendo. Nushaka kugarukiraho. Amen. Haleluya. 6. Nuko barahaguruka bajya mu birorero byose, babwira abantu ubutumwa bwiza, kandi hose barabakiza. Amen. Amen. Hano ntabwo ari Yesu ubwe, ni intumwa ze. Barabigishwa ari abatoza kuba intumwa ze, kuko nyuma nasubira mu ijuru abo nibo bazakomeza ministry ye, umurimo we. Yababwiye ngo mugende. Amen. Haleluya. Mwamamaze ubwami bw'Imana, mukiza abarwayi, mwirukane abadayimoni, mubihere ubusa, mubihere ubuntu, witangire ubuntu. Nuvuga ngo rero umwami Yesu ariho aramenyereza abazaba intumwa ze, mbere barabigishwa gusa, kugira ngo bamenye gutandukanya ubutumwa bw'ubwami bw'Imana n'idini iryo ari ryo ryose, kabone nubwo ryaba iry'Abayuda.
kuko bakwiye kwamamaza ubwami bw'Imana n'iriya mirimo bakayikora kuko ni imirimo y'ubwami. Imana ishimwe cyane. Abandi babyumva? Haleluya. Nubwo butumwa Paulo nawe yavuze. Ibyakozwe n'intumwa. Paulo ari Roma, bamujyanye nk'ifungwa, ariko ari umugambi w'Imana kugira ngo ajyane ubutumwa i Roma no kwa Kaisari. Hanyuma ari mu nzu yakodesheje, bamwemereye kuba en résidence surveillée, ntabe muri gereza, amara imyaka 2 ari mu nzu akodesheje i Roma, ariko afite statut ya prisonnier, ifungwa. Hanyuma abantu bakaza kumureba, abayuda, noneho arababwiriza, twumva ibyo babwiraga. Byakozwe n'intumwa 28:31. Amara imyaka 2 itagabanije mu icumbi rye, bamucumbikiyemo kujya atanga ibiguzi. Yakiraga abaje kumusura bose, akababwiriza iby'ubwami bw'Imana, akigisha iby'umwami Yesu Kristo ashize amanga rwose, kandi ntawamubuzaga. Amen. Amen. Murumva Paulo yigishije ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Yesu yafunguye igihe gisha cyitwa igihe cy'ubuntu gishingiye ku bwami bw'Imana bwaje mu bantu. Abayuda mu idini ryabo bari bazi ko kwiherezo ubwami bw'Imana buzaza. Ubwami bw'Imana buzaza, Imana izima ingoma yayo muri iyi si. Byari mu byo bita eschatology, ibizaza. Ariko kumenya ko ubwami bw'Imana bwabagezemo, ibyo byari kure yabo. Amen. Ibyo byari kure yabo. Nibyo Yesu yariho baramubajije ati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Tusome hariya muri Luka 17:21. Ndiyo ndabajyana hose kugira ngo mwumve neza ubutumwa dukwiye kuba twarizeye ubwo ari bwo, bitume tutakira Yesu wundi cyangwa umwuka wundi. Kandi ntibazavuga bati dore ngubu. Were ku murongo ubanza. Abafarisayo baramubaza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Muvuge muti baramubaza bati, abafarisayo baramubaza bati, dusubiremo. Ubwami bw'Imana buzaza ryari? Ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Abashimeje ku mwami Yesu Kristo. Iki ni ikintu gisha mu matwi y'abafarisayo, kuko bazi ko ubwami bw'Imana buzaza mu buryo bugaragara, ariko ibyo bizaba mu gihe cy'iherezo, igihe Yesu azagaruka amaso yose akamureba. Ibyo bizaba kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo, kuko umwami Yesu azabanza aze atwara itorero. Ibyo iri torero bimaze kubimenya, izamuka ry'itorero no garuka kumwami agarukanye n'abera bose. Amen. Haleluya. Igero azagarukana n'abera bose, nibyo abo bayuda bigishijwe ko umwami Imana azagaruka ku iherezo ry'ibihe, agaruke muri iyi si y'imingoma ye. Na nibyo wa Petero bataravuka ubwa kabiri basobanukirwa ubwiru bw'ubwami bw'Imana, baramubajije amaze kuzuka, amara nawo iminsi 40 akomeza kubigisha iby'ubwami. Noneho baramubaza ngo ese icyo gihe ni uzagarura Abisirayeli ubwami? Nuvuga ngo bari bafite notion y'ubwami bw'Imana yo mu gihe cy'iherezo. Ariko rero Yesu ibyo ababwiye c'est révolutionnaire, ni ibintu bishya. Ngo ubwami bw'Imana ubu ntabwo muvuga ngo buri hariya, ngo amaso ngo buri hariya. Avuga ati iyi faze y'ubwami bw'Imana ni y'umwuka. Umuganura w'ubwami bw'Imana, umuganura wabwo uri muri mwe. Imana ishimwe. Buzaza mu mwuzuzo, plenitude y'ubwami izaza igihe Yesu azagarukana n'abera bose, amaso akamureba ku isi yose. Ariko mbere y'uko agaruka
yabanje kuza, Imana yaje muri Yesu kugira ngo izane umuganuro w'ubwo bwami, ibyo bita les prémices du royaume. Umwami Yesu mu bantu ni ubwami bw'Imana buri muri bo, parce que Jésus c'est l'incarnation du royaume de Dieu. Uko Yesu présence ye ni ubwami bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo dimension rero y'ubwami bw'Imana mu buryo bw'umuganura nuno munsi nubwo hashize imyaka 2000 no mu matorero yitwa ngo ni amatorero y'abakristo barokore, ni bake babizi ibyo. Bazi yuko Imana umwami Yesu azaza, ntago bazi kuza kwe kwa mbere igihe yavukira muri iyi si ni ikihe kintu yaje kuzana, ni iriye yafunguye ni ikihe gihe. Ubwami bw'Imana buzaza koko, amaso yose azabubona igihe Yesu azagarukana n'abera, ariko hamaze imyaka 2000 kuva aho yaziye ubwami bw'Imana buri mu bantu, ariko abantu benshi n'abitwa abakristo nabyo bazi. None umwuka wera yaje gukora iki? Umwuka wera amaze imyaka 2000 ari muri iyi si. Umwuka wera yaje gushemangira yuko ubwami bw'Imana nubwo buzaza mu gihe cy'iherezo, ariko ni realite y'ukuri hagati y'abantu bizera. Imana ihabwa icyubahiro. Ese ibyo murabyumva? Ubwami buzaza kandi bwaraje. Iyo ntabwo ari paradox. Paradox ni ibintu bihabanye. Nukuri ubwami bw'Imana buzaza, ariko bwaraje mu buryo bw'umuganura. Ariko mu muganura ni bangahe bawufite? Ni bangahe bawusobanukiwe? Ntabwo ari benshi. Imana ishimwe. Haleluya. None ubwo bwami ko yavuze ngo buri muri twe, kubera iki butagaragara henshi mu materaniro? Ni kubera ko twumvise kwizera kuva kukumva, ukumva ijambo rya Kristo. Nibatabwirizwa ubutumwa nyabwo ngo bakire Yesu nyawe, bibahesha umwuka nyawe, biragaragara yuko ntabwo bazabona ibimenyetso bigaragaza ko ubwami bw'Imana buri muri bo. Kwimenyetso bigaragara gusa iyo abantu bigishijwe bagasobanukirwa umuzo wa mbere wa Yesu icyo wazanye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Bibiliya iravuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ubwami bw'Imana ni ubw'imbaraga. Imana ishimwe. Turisoma Korinto wa mbere bice 4 ku murongo 18-20. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo n'ubw'imbaraga. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, ariko turabanza kuri 18. Amen. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, et si la volonté du Seigneur, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ah, Imana ishimwe. Soma. Ariko bamwe barihimbaza bibwira yuko ntazazi wanyu, nyamara nzaza vuba umwami nabishaka, kandi sinzamenya amagambo yabo bishyashyarika gusa, ahubwo nzamenya imbaraga zabo, kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ahubwo ari ubw'imbaraga. Amen. Amen. Kurikirana. Kugira turagenda ku musozo. Paulo yagize abantu barwanije umurimo w'intumwa, yagize des adversaires, yagize abanzi kubera ubutumwa. Harabisi intumwa ariko si intumwa za Kristo. Abo rero bararwanyaga ubutumwa bwa Paulo. Harabisi intumwa, bigisha bagatuma bahungabanya amatorero y'Imana, bakigisha ubutumwa bundi, bagatuma abantu bizera Yesu wundi, bikabahesha umwuka wundi atari umwuka wera.
kuko umwuka wera yaje guhamya Yesu ukuri. Ntabwo umwuka wera azahamya Yesu atari Yesu ukuri. Noneho Paulo andikira abakorinto kubera ko aba bantu babagezemo, abo bantu biyise intumwa, birumvikana ko ari abayuda bari muri judaisme, mu dini y'ikiyuda, ariko nabo bakaza kwigira intumwa. Amen. Bagiye hose aho Paulo avuye nabo bakahagera, bagahita baranversa doctrine y'Imana, bagahita bahungabanya ukwizera kw'abigishwa, ariko ari Satani ubakoresha kugira ngo ahungabanye itorero ry'Imana. Muribuka Paulo yandikira abagalatiya, abona abanyamahanga, arababwira ngo abagalatiya b'abapfapfa ninde wabaroze? Ntabwo ari uburozi banywa mu mazi cyangwa bagiye kurya, ni inyigisho z'uburozi. Ngo ninde wabaroze ko mwari mwigishijwe Yesu wabambwe, bikabahesha umwuka wera, mukabona n'ibitangaza by'Imana, none mwahindukiye gute mukakira ubundi butumwa? Paulo avuga ngo nta bundi butumwa buhari bw'ukuri, ni buriya twababwirije, ngo kuko nubwo yaba ari twe twagaruka tukababwira ubundi butumwa turakavumwa. Nubwo ari marayika uvuye mu ijuru akaza akavuga ubutumwa bundi, arakavumwa nawe, kuko nta bundi buhari buhesha abantu gukizwa. Imana ihabwe icyubahiro. Ni kuvuga abagalatiya bahise bava ku rufatiro Paulo yari yubatse, Yesu wabambwe, bukabahesha umwuka w'ubuntu, umwuka agakora ibitangaza muri bo, imirimo y'ubwami ikagara muri bo. None babagabo bandi baraje nyuma ya Paulo baracurika ubutumwa, bavuga ubutumwa butari bwo, hanyuma bituma rero ubuntu bw'Imana buva mu bagalatiya. None n'umwuka wera ntibongera kumubona akora muri bo, kubera yuko bavuye ku rufatiro gutuma ubwami bw'Imana bwigaragaza mu bantu. Niyo mpamvu ukwiye kumenya n'ubwe butumwa wakiriye, ese ni ubutumwa nyabwo cyangwa manishimwe. Noneho Paulo rero arabandikira rero abakorinto. Urumva ko abagalatiya nabo baronse inyigisho z'ibinyoma, bamaze kwakira ukuri bava ku kuri, bakira inyigisho z'ibinyoma. Noneho n'abakorinto nabo niko byagenze, abakozi ba Satani bita intumwa zitarizo barahageze. Paulo rero yandikira rero itorero ry'i Korinto, kuko niwe warishinze. Hanyuma arababwira ngo mu Korinto mwe nubwo mwagira bigisha 10,000, ariko mufite so mu mwami wababyaje ubutumwa ni jyewe. Hanyuma aravuga ngo hari abavuga ngo ntabwo nzazi iwanyu, nuvuga ngo za ntumwa zakoreshaga n'iterabwoba, ngo ntabwo azuba ukaguruka hano twebwe duhari, n'umugisha w'ibinyoma. Bavuze ibintu byinshi. Paulo avuga ngo hari abantu bishira hejuru ngo ntabwo nzazi iwanyu, ati Imana nibishaka nzaza. Umviriza, kandi ninza en fait agiye muri confrontation, atari guterana ibifunsi, confrontation y'ijambo. Ariko aravuga iki Paulo? Ngo ninzi wanyu abo bagabo bita intumwa, ntabwo nzifuza kumenya amagambo. Wayibise? Ntabwo nzashaka kumenya amagambo, ahubwo genze nshaka kumenya power, puissance bafite niye. Kuko ubwami bw'Imana mvuga buherekezwa na demonstration d'esprit de puissance. Amashimenje ku mwami Yesu Kristo. Mwabyumvise? Ntabwo nzashaka kumenya amagambo, kuko ubwami bw'Imana aravuze ngo si amagambo n'ubw'imbaraga. Amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Kuko umuntu wese ashobora kubinyoza akametiriza Matayo na Luka, hanyuma akigira umukozi w'Imana. Na Paulo avuga ngo ntabwo ari ibyo nshaka kumenya, ibyo byo umuntu wese yabikora, ariko nshaka kumenya niye puissance igaragaza ubwami bw'Imana muri bo. Kuko mubwe mwarabibonye abakorinto, ntabwo twazanye amagambo iwanyu yo kubemeza, ahubwo
inyigisho zacu zagaragayemo, haleluya, une démonstration d'esprit et de puissance. Urwandiko rwa mbere w'Ikorinto ibice 2 tuze ku murongo wa mbere tuze ku murongo wa 4 hanyuma turangize. Nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite tugende buhoro buhoro Flora kugira ngo bumve. Tugende buhoro. Nicyo gituma bene data arabwira abandi ab'Ikorinto ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga. Agararaho uwo ni abameze gute? Umuhanga n'intyoza yo kuvuga abameze gute? Muvuge muti ba magambo menshi avuga Imana, sibyo? Amagambo menshi avuga Imana, kuba intyoza mu kuvuga, akava muri Genèse itangiriro akarukira mu bya Yohana akavuduka, hanyuma akabira n'ibyuya byinshi agasimbuka, ushobora no kuvana agasimbuka yenuza akagahariye, hanyuma abantu ni murabibona ibyo? Aba nibo Paulo aravuga hano, abantu bakunda ibyo. Muge muti ni théâtre, bakunda théâtre. Komeza. Cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Haleluya. Nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya, mpinda, umushyitsi mwinshi. Ntabwo ari intege zo mu mwuka. Oya. N'ibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga. Byari bigaragaza umwuka n'imbaraga. Iyo niyo kingdom. Haleluya. Kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Amen. Amashi menshi ku mwami Yesu. Paulo aravuga iki? Arabwira ab'Ikorinto, aravuga ngo igihe nazaga iwanyu ntabwo naje mbazaniye amagambo, ntabwo yari konkuru. Wenda mwe mushobora kubimenya kuko ari ikintu bita exegese, ni ukuvuga ngo gusubira mu ntangiriro kumenya byari bimeze bite, kuko hagati yawe n'icyo gihe cya Paulo hashizemo imyaka 2000. Ariho aravuga iki Paulo? Mumenye Korinto wari umugi w'Abagiriki, kandi Abagiriki nibo bari igicumbi cy'ubwenge muri icyo gihe cya Paulo. Amen. Haleluya. Kandi bagiraga ahantu hameze nka stade hitwaga Agora, aho bagendaga kuvuga, ahandi hitwa za Aeropago, aho ibintu byose by'uruhame niho byaberaga. Aho rero niho abantu b'inditi muri icyo gihe bagendaga bakarushanwa mu by'ubwenge. Paulo araje ahantu iby'ubwenge bijya birushanwa mu ruhame, aravuga ngo ntago naje nk'abo. Nibyo bita mu rurimi rwa philosophie rhétorique. La rhétorique c'est l'art de persuader, persuasion, kwemeza. Ngo ntago naje ndi umuretere, ntago naje nk'abari basofiste, ntago naje nk'abanyabwenge banyu bandi babemeza kubw'amagambo, kuko naje nta kindi nshaka kumenya. Ariko Paulo umenye ko yari umunyabwenge, yaba mu by'isi yaba mu by'Imana. Ngo naje nta kindi nshaka kumenya atari Yesu, kandi Yesu wabambwe. Amen. Ngo niyo mpamvu kwigisha kwanjye kutari ibintu by'ubwenge bwo kwemeza abantu nk'abo ba filozofe banyu, nk'abo abo banyabwenge banyu, ahubwo kwigisha kwanjye mwarabibonye ab'Ikorinto kwagaragayemo umwuka n'imbaraga, démonstration d'esprit et de puissance, kugira ngo kwizera kwanyu ni guhagarare mu bwenge bw'abantu ariko guhagarare mu mbaraga z'Imana. Na niyo mpamvu rero mu kurangiza muri iki cyumweru tuzashaka Imana, tukwiye kumenya ni ibiki
twizeye mu Mana? Nubuhe butumwa twakiriye? Nimba ari ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, haleluya, ubwami bw'Imana muri twe ntabwo ari ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga. Tukwiye kwitega imirimo y'ubwami bw'Imana muri twe. Tukwiye kwitega kubona abarwayi bakira. Tukwiye kwitega kubona abadayimoni bava mu bantu. Tukwiye kwitega kubona amateka y'abantu ahinduka. Tukwiye kubona abari mu buraya babohoka. Tukwiye kubona abasinzi babohoka. Tukwiye kubona imbaraga z'abapfumu n'abarozi zikubitwa hasi. Tukwiye kubona ubwami bw'Imana busenda bwirukana ubwami bwa Satani. Tukwiye kubona imbaraga z'Imana zigaragaza muri twebwe. Kuko ubwami bw'Imana ni démonstration d'esprit et de puissance. Ntabwo ari amagambo, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari idini. Haleluya! Ubwami bw'Imana muri twe ni démonstration d'esprit et de puissance, kugira ngo kwizera kw'abana b'Imana ni guhagarare mu by'ubwenge bw'abantu, ariko guhagarare mu mbaraga z'Imana. Nimba amasengesho tuzinjiramo uhereye kuwa mbere itariki 3 kuzagera ku cyumweru turangira dusoza, haleluya, tukiye kumenya ko ubwami bw'Imana nimba buri muri twe, kandi ndizera ko buri muri twe, kuko tutakiriye ubutumwa bwa feke, twakiriye ubutumwa genuine, ubutumwa nyabwo. Nimba twarakiriye ubutumwa nyabwo, nitwitege kubona umwuka nyawe akora imirimo y'ubwami bw'Imana muri twe. Na niyo mpamvu twashoboye kwamamaza ibyayo masengesho mu buryo dushoboye no mu butumire twabahaye, kugira ngo nimugire isoni, nimugire inzitizi zo kubwira umuntu ngwino muri ayo masengesho, ikibazo cyawe Yesu azagikemura. Nirabyizera ibyo. Umurwayi mubwire azaze. Ufite ibibazo mu kazi ke mubwire azaze. Ufite ibibazo by'uburyo bwose, kuko ubutumwa bwiza ntabwo ari amagambo gusa. Ntabwo tuzahereza abantu amagambo, ntabwo tuzaha abantu idini, ntabwo tuzaha abantu amagambo gusa, ahubwo tuzavuga ubutumwa bwiza bwa nyabwo. Kandi ingaruka yabwo bazakira umwuka wa nyawe, bazakira Yesu ukuri, bakira umwuka ukuri, hanyuma umwuka wera agaragaze ubwami bw'Imana n'imbaraga zabwo mu bantu. Twese turangize ngo kuko ubutumwa bwiza, haleluya, ari imbaraga z'Imana. Kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ari imbaraga z'Imana, buzanira agakiza kuwizeye wese, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Muvuge muti amen. Iyo confession murayemera? Kwatura murakwemera? Hanyuma kwatura kwa kabiri mbere yuko dusenga. Haleluya, haleluya. Muravuga muti kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ari ubw'imbaraga. Muvuge muti amen, amen. Dukomeze muvuge muti ntabwo twifuza kumva amagambo gusa, dukeneye kubona ubwami bw'Imana in power, working in power. Hallelujah, hallelujah. Ntabwo tuzahereza abantu amagambo gusa, tuzababwira ubutumwa bwiza bwa nyabwo, bakire Yesu wa nyawe, abahesha umwuka ukuri, hanyuma ubwami bw'Imana buseruke muri bo. Abarwayi bakire, abadayimoni bahunge. Haleluya. Imivumo itumuke, gereza z'abadayimoni zisenyuke, hanyuma abantu batahane freedom. Muvuge muti amen, muvuge muti amen, muvuge muti amen, muvuge muti amen. Haleluya, haleluya. Hanyuma ubwa nyuma rero, amen. Ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ntabwo ari pati yo mu isi yo kurya no kunywa.
kuko ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa. Haleluya. Nugukiranuka n'amahoro n'ibyishimo mu Mwuka Wera. Amashimwe ku Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Reka numve ko muzi n'icyongereza nacyo. Hallelujah. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of power. But of power. But of power. Hallelujah. 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 Urabyizera ibyo? Amen. Hallelujah. 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 The kingdom of God is righteousness, peace, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Hallelujah. 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 The kingdom is the heart of the gospel. Ubutumwa bwiza, umutima wabwo ni ubwami bw'Imana. In words? No. In power. In power. Rero mutumire nta mususu. Muvuge muti nta mususu. Mutumire n'ubushizi bw'amanga. You will not be disappointed. We shall see the reality of the kingdom. Tuzabona ukuri bw'ubwami bw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Tuzabona amadayimoni ava mu bantu. Tuzabona indwara zikira. Tuzabona ibintu birenze ubwenge bwacu bikoreka. Ikiruta byose tuzabona abantu bakizwa. Duhaguruke, duhaguruke. Duhaguruke dushimira umwami wacu, amashimeje ku mwami Yesu. Sifa na vigeregere kwa Bwana Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Imana ibafunguye akanwa. You have the greatest message. Mufite ubutumwa burenze ubutumwa abana b'abantu bigeze kugira. Nimugende muhamye. Ubutumwa bwa Yesu ntabwo buzabakoze isoni. Bwira abantu ati ngwino Yesu aragukiza. Yesu arakubohora. Abantu benshi aho hanze babuza amahoro. Hallelujah. Satani aratucaringa abantu. Aho hanze Satani ararimbura. Wowe Imana ikugize akanwa kayo. Genda ubabwire bazi. Hanyuma umwami Yesu urebe ko azagutenguha. Babwire baze urebe ko umwami azagutenguha. Icyumweru wenda turiteze ibintu byinshi cyane. Hallelujah. A big change in your life. Imana ihabwe icyubahiro. Impinduka ikomeye mu buzima bwawe. Ibyo turabyizera. Hallelujah. Kandi mumenye ikintu kimwe mu kurangiza, byose bishingiye ku kintu kimwe. Ese warize ubutumwa bukuri? Ese bukwizeza iki? Ese ufite expectation yahe? Witeze iki wowe? Kuko iyo umuntu atafite icyo yiteze, abadagi bamuita kaput. Kaput ni kidagi. Kaput ni iki? Kadavere. Kadavere ni iki? Yapfuye mu mwuka. Kuko ngo ni ibyiringiro bitubeshaho. Iyo bitagiye rero umuntu agenda yarapfuye. No hope, no life. Marishi. Nimba ufite hope rero ikizabikwereka nuko ufite ishaka ryo kubwira abantu. Uriringiye iki? Wayibise. Nimba wowe ntabwo ubwira abantu, uvuga ngo ntacyo wiringira. Nimba ubyiringira umenye yuko ubyiringiro muri we by'ukuri birakuvugisha. Bituma ubwira abantu ibyiringiro byawe. Ntabwo ugira na effort, usanga wababwiye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Ari umugabo umwe, umugabo yarabyibushye cyane. Nibaza ko sinzi ko n'umunyarwanda ariko nibaza ko yaba muri Amerika ku mpamvu zitandukanye. Hanyuma yari yambaye yari nitwavanye agafukamunwa.
kubera iki ko arakorora cyane, arakorora. None ndamubwira ni Yesu arashaka kugukiza, ko yaje kubera ibyo. Uvuga ngo spontanément usanga bababwiye, hanyuma arashima avuga ati ndakiriye mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ndakiriye mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ugenda wishimye. Iyo wabwiye umuntu bya Yesu ugenda wishimye, si byose? Mwumvise ubwami bw'Imana, gukiranuka, amahoro, ibyi nimuhamye Yesu muzabona ibyishimo. Iyo ubwiye umuntu bya Yesu ugenda wishimye, ariko iyo utakivuga ukaburaho wirebera ibibazo byawe gusa, abadagi bakwita kaputi, kadavere, spiritually ubupfuye, ni mu mwuka upfuye mu mwuka, uko ibyiringiro nibyo buzima. Muri amasengesho rero Imana itubature, iduhe by'ukuri kumenya ko dufite message for this generation. Amen. Bazi ko abantu bakeneye amafaranga gusa n'ibiki, bakeneye ubutumwa wowe ururumva hano, ubwo niko bakeneye. Imana ishimwe. Ni bande bitewe gukorana n'Imana muri iyi minsi twingiyemo? Oh haleluya. Ni twese reka dubisengere. Data, ndakweretse ubwoko bwawe, ibi bihe ni wowe wabiteguye. Dufite ibimenyetso byinshi byerekana ko ari ibihe wateguye. Dufite ubuhamya hirya no hino ko bimaze kwamamara yuko ari ibihe byo gushaka Imana bidasanzwe muri Beteli. Turasaba Mwami kugira ngo ubwoko bwawe ubihindure ibirenge byawe, ubuhindure akanwa kawe, ubagendeshe Mwami aho ushaka kujya, ubakonekite n'abantu kugira ngo bashobore kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami. Mwami, ubereke ko ntacyo bazakuburana. Igituma Mwami biganyira birebaho bakiyoberwa ko bafite ubutumwa buzuye ubutunzi bwose abantu bakeneye. Uyu munsi Mwami ubabature, ubereke yuko bahiriwe kurusha abandi bose, ubere yuko batunze kwizera, kandi ngo nibwo butunzi burenze ibindi. Buri muntu wese mu itorero Mwami umukize timidite, umukize Mwami timidite, umukize indifference, umuhe kumva yuko isi mutegereje ngo ayihe icyo ibuze. Mu izina rya Yesu, kuva ku bakuru n'abato muri iri torero ubagira abahamya bawe atari babandi, abahamya b'ubwami bw'Imana bikuri. Mu izina rya Yesu Kristo turasengeye Mwami n'ibihe tujya kwinjiramo, kugira ngo Mwami tuzabona umusaruro w'ubwami bw'Imana, tuzabona abantu benshi bakizwa bava mu nzara za Satani, tuzabona indwara zikira, tuzabone Mwami imivumo iva mu buzima bw'abantu, tuzabona amateka masha aremwa mu buzima bw'abantu, tuzabona ibyishimo bitaha mu buzima bw'abantu, tuzabona ibyishimo bitaha Mwami, haleluya, mu itorero ryawe. Amaganya no gusuza umutima bizahunge mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu bihe bya nyuma, imenyetso bigaragaza. Reka Mwami tubi intumwa zawe muri iki gihe, tuba akanwa kawe, tuba amaguru yawe. Hari umugisha mu kukuvuga Mwami, hari umugisha mu kuguhamiriza Mwami. Reka Satani nazatunyage uwo mugisha. Ugire neza ubwoko bwawe, buri muntu wese Mwami uzamuhe kwitega ibikomeye mu buzima bwe, mu byo azazana imbere yawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Gatuba umugisha, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Shalom shalom, mugire ijoro ryiza.